28 murongo wa 16 kugaza ku murongo wa 18. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 28 murongo wa 16 kurangiza umurongo wa 18. Je kongera gusoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 murongo wa 11 kurangiza wa 13. Rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo igice cya 2 murongo wa 11 kurangiza wa 13. Ndaja gusoreza mu rwandiko rw'Abaroma igice cya 6 umurongo w'9 kurangiza umurongo wa 12. Nubone ndagenda mbabwira nigiye dusoma Matayo 28 umurongo wa 16 kugeza kwa 18. Haravuga ngo nuko abigishwa 11 baje Galilaya ku musozi Yesu yabategetse, bamubonye baramupfukamira, ariko bamwe barashidikanya. Baramupfukamira ariko bamwe barashidikanya. Nuko Yesu arayabegera avugana n'abati, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 2 murongo wa 11 kugaza ku murongo wa 13. Arabangira ijambo ni ryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe. Nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera we ahora ari uwo kwizerwa, kuko atabasha kwivuguruza. Urwandiko rw'Abaroma cya gice cya 6 murongo w'9 kurangiza umurongo wa 12. Aravuga ngo kuko tuzi yuko Kristo amaze kuzuka atagipfa, urupfu rukaba rutakimufiteho urutabi cyangwa se ububasha. Urwo rupfu yapfuye yarupfuye rimwe risa kubw'ibyaha, ariko ubwo ariho kubw'Imana. Kakarongo cyane, abariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Christo Yesu. Abariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Christo Yesu. Noneho timukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyirarikira. Noneho ndimukimike ibyaha mu mibiri yanyu izapfa ngo mwumvire ibyirarikira. Amen. Amen. Nimunyemere duhoberane turambuye ibiganza ubinyegangize mbareba. Haleluya. Imana ibaho umugisha. Ntabwo ndabumva Imana ibaho umugisha. Abawushaka munarambuye n'ibiganza Imana ibaho umugisha. Ndamanuka vuga mbegereye. Shima Imana yabanye namwe kabarinda, nanjye kandinda, katurindira itorero, katurindira n'igihugu, ikabiduhaye n'uyu mwanya mwiza ho kwicarana n'ijuru dutaramanye naryo ngo tuganire ibyo tugiye kuganira n'ibyamaze gukorwa. Imana yadukoreye iby'ibiteguye ikabidushyitsamo. Ihabwe cyubahiro. Ihabwe cyubahiro. Abaje mu materaniro babishaka ihabwe cyubahiro. Iyo Mana niyo ikwiriye guhabwa cyubahiro yonyine. Shimiye ubuyobozi bw'itorero, mura munkumbura mukantumira, byukuri umutima wanjye urishima kubana namwe muri umunezero wanjye, muri umugisha wanjye, kandi kubinkorera mburi cyo mbahemba, ariko umutima wanjye nzawuzuye umunezero. Reka nongere mvuga ngo Imana ibaho umugisha.
Imana ibaho umugisha. Abawushaka Imana ibaho umugisha. Ijambo Mwuka Wera yansize mu mutima ririmo rinseregeta cyane muri iyi minsi, ryumvira henshi mu buzima. Riravuga ngo umwami Yesu Kristo yazukanye ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mwimike muri wowe. Umwami Yesu Kristo yazukanye ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mwimike mu mutima wawe. Kandi ngeresubiremo, umwami Yesu Kristo wa wundi babambye ku musaraba bavuga ko apfuye, bamwambitse ubusa imbere y'abisi, umwami w'abami, umuremyi wa byose, muzaremwe byose ntakitararemwe nawe, bavuga ngo baramuhambye birarangiye, yazukanye ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Naje kumwamamaza nkubwira ngo mwimike muri wowe. Abo turi kumwe, haleluya, mwimike muri wowe. Hari umugabo umunyabwenge witwa Armstrong. Muri ababize bo bahita babyumva vuba, yagiye ku kwezi muri Apollo 11 bakita Apollo 11, Apollo ya 11. Avuye ku kwezi, abanyamakuru muzi ko ari abahanga bazi kubaza, baramusanga bati kuvuye ku kwezi niki wahishuriwe, dekuverte yawe, ibyo wabonye wakumva ko ari ijambo riremereye riruta irindi, ni irihe watubwira? Bitegura ko babwira ibyo ku kwezi n'ibyabonye by'ubuhanga n'ubwenge, ariko arabwira ngo dekuverte nagize, ubuvumbuzi nagize, sinzi niba ari cyo Kinyarwanda cyumvikana. Aravuga ngo bwa mbere tekereza ngatitira. Aravuga ngo n'umunsi nkura Yesu mu mutwe kamwinjiza mu mutima, umunsi mukura mu bwenge, mukura mu mutwe, mukura mu mateka, mukura mu magambo, umunsi namukuyemo nkamwinjiza mu mutima. Aravuga ngo niyo dekuverte ya mbere nagize, ntekereza ngatitira. Aravuga ngo nubwo umutwe n'umutima byegeranye, aravuga ngo ariko gukura Yesu mu mutwe ukamwinjiza mu mutima, aravuga ngo n'urugendo rwananiye benshi. Abanyamadini benshi were mu nzego z'ibanze ukageza mu zikirenga, abakorari benshi mu nzego z'ibanze ukageza mu zikirenga, mu njyana muri njyanama nyinshi z'amatorero benshi, Yesu aba mu mutwe ntigeze amanuka ngo aje mu mutima abuhindure. Uyu munsi naje kumwamamaza nkubwira ngo Yesu yazukanye ubutware bwose mu ijuru no mu isi, mwimike muri wowe. Abo turi kumwe, haleluya, amanuke ave mu ndirimbo, ave mu mateka, ave mu bwenge, ave mu bwongo, yinjire mu buzima abutegeke. Yesu amaze kuzuka yiyeretse babagore, babwiye ko babwira abigishwa ko ababanjirije Galilaya bahamusanga nkuko yabibategetse. Biravuga ngo bamusanzeyo harimo amatsinda abiri. Ayo matsinda reka nongeresha imangiriki hano muri iri torero n'ayandi yose no mu nzego zose dukora mirimo y'Imana, aya matsinda yombi arimo. Bibiliya yavuze ngo bamwe baramupfukamira, itsinda rimwe ryahise ribona ari Yesu wazutse, ribona ari Yesu wa wundi wanesheje urupfu, ribona ari Yesu wa wundi wabasezeranije ko azazuka, baramupfukamira. Itsinda rya kabiri ngo rihagarara ku ruhande rirashidikanya. N'igihe cyose tuziga imirimo y'Imana, ayo matsinda uzayabonamo, uzayumvamo. Bamwe bahita babona ni Yesu wazutse, baramwizera, baramupfukamira. Itsinda rya kabiri barabuzuye gushidikanya ko atariwe. Yesu abaha itangazo kugira ngo abakuremo kwa gushidikanya, arababona hawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Abo turi kumwe, haleluya, ababyumvise haleluya, nahawe ubutware bwose mu ijuru nabuzanye no mu isi nije bufite.
nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Nicyo nashatse gutindaho. Hepfo ba recommandation ngo nibagende bahindura abantu mu mahanga yose kwa bigishwa, ariko niri nashatse nahawe akurema abantu kwa gushidikanya, nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, buri mu biganza bya Yesu. Bibiliya iduha ibihamya byinshi byerekana ko Yesu ari gufite ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Muri ibyo bihamya byinshi ndavugamo 6 baganirize nk'umusaza. Ibihamya 6 bihamya ko ari we wenyine rukumbi ufite ubutware bwose mu ijuru no mu isi yose no mu ijuru. Ni we wenyine ufite ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Igihamya cya mbere, ni Yesu wenyine watsinze urupfu. Ni Yesu wenyine watsinze urupfu. Ni Yesu wenyine waresheje urupfu. Imva z'abakomeye bose ku isi ziracyabitse imibiri yabo, ariko imva ya Yesu irarangaye. Yesu yatsinze urupfu. Abo turi kumwe, haleluya. Ni we wenyine, ni we wenyine, ni we wenyine watsinze urupfu. Umunsi yari ku musaraba, Matayo abwira abayuda ko Yesu ari umwami. Igice cya 27 uhereye ku murongo wa 45 karangizwa 54. Yavuze ibyakoretse ku musaraba Yesu awuriho. Mwihangane yo nicaye hamba ndimo mbareba, mureke kuganira, mukomeze murebe hano abarado ndimo ndabareba, murebe no murebe no, Imana ibaho umugisha. Yo ndi hano sinshaka kuguhomba. Aravuga ngo uhereye saa 6 ukageza saa 9 Yesu ari ku musaraba, umuremyi w'ijuru n'isi, ibintu byose biramuzi. Ngo izuba ryarikanze, izuba ririkanga rirahunga. Habubwira kabiri ku isi, uhereye saa 6 ukageza saa 9 nta wundi birabaho kuva isi yaremwe. Isirira izuba ririkanga rirahunga, isi ihinda umushyitsi iratigita. Yesu ari ku musaraba, ibitare biriyasa, amarimbi uhereye kuri Adamu ukageza kuri Yohana umubatiza wari uherutse guhambwa, bamuciye igihanga bamuhambye ukubiri n'umutwe we, zirakinguka, amarimbi yose arakinguka. Baraza bicara hejuru y'imva zabo iminsi 2 bategereje Yesu. Yesu umunsi yazukaga batembera muri Yerusalemu, ngo babona hari abashyitsi benshi, ngitaje gutuma bamenya abaribo. Nuko babonye na Yohana umubatiza arimo atembera kandi afite n'umutwe wiwe. Abo turi kumwe, haleluya. Nta wundi kuva isi yaremwa byabaye bityo, ni Yesu wenyine. Umwenda ukingiriza hera urusengero utabukamo kabiri, nta wundi mutanzi wigeze apfa ngo bibe bityo mubabayeho. Imyaka 1000 Yesu yaje asanga biriho, wari uremereye, ariko Yesu ku musaraba ufite ubutware bwose mu ijuru no mu isi, n'umwenda uriyasa. Kapiteni wari uhagaze habireba aravuga no kuri yari umwana w'Imana. Abo turi kumwe, haleluya. Ni Yesu wenyine ufite ya ubutware mu ijuru no mu isi. Ni wenyine wanesheje urupfu, wenyine wenyine wenyine. Reka ntogere nkubwire, mbora mvuga amagambo ngira umubabaro n'agahinda. Dufite abantu buzuye insengero batazi Yesu, batazi n'imbaraga ze, bahora n'ubwoba bw'amarozi, bikanga amarozi, bikanga ubusa. Ni Yesu wenyine ni ufite ifunguzo z'urupfu. Munsi Yohana mwikubita imbere amubonye ngo asa n'upfu, yaramubwira ngo witinya Yohana we, igice cya mbere cy'ibyahishuwe murongo wa 17 16 tuje kurangiza 20. Aravuga ngo ninjye wari warapfuye none ndiho, kandi avuga ngo mfite n'ifunguzo z'urupfu n'ikuzimu. Abo turi kumwe, haleluya. Ni Yesu wenyine, Yesu wenyine ni waje guhindura urupfu ubusa. Niturimba ngo twajaga dutinya urupfu, Yesu arugira irembo ritugeza vuba cyane mu bwami bwo mu ijuru. Ariko Mana mu ijuru urarutinya, ariyo taxi zakujyana, azanyuza no mu rupfu nambuke na rwaruzi, maze nifata hakurya zasange yabankunda. Ni Yesu wenyine. Abandi bose bapfuye, abakomeye bose ku isi baracyari, ariko imva ya Yesu irarangaye. Yesu yaratsinze. Abo turi kumwe, haleluya. Cyo ni cyambere cyerekana ko ni ufite ubutware mu ijuru no mu isi.
cya kabiri, abandi bose bakomeye bo ku isi batsinda ibihugu bakoresheje intwaro za rutura, hakameneka amaraso y'abarwanyi n'abariko barwanywa n'abandi bakahagwa, za Ukraine ko biracika. Ariko Yesu niwe wenyine watsindishije ibihugu byose akoresheje intwaro yitwa urukundo, amenya amaraso ye. Ariko mana we, niwe wenyine watsinze ibihugu akoresheje intwaro yitwa urukundo, amenya amaraso ye. Saya abaturage, amenya amaraso ye. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 12 umurongo wa 32 kurangiza wa 33. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana 12 32 kurangiza umurongo wa 33. Abwira ngo nimara kumanikwa ngo nzirehereza abantu bose. Ngo yabivuze yerekeje ku rupfu yendaga gupfa. Nimara kumanikwa nzirehereza amahanga yose, abantu bose bo mu isi. Ibihugu zabifata. Yesu nzireza bara. Abikorosayi 2 umurongo wa 14 ukarangiza wa 15. Bikorosayi 2 14 kurangiza umurongo wa 15. Haravanga Imana ihanagura urwandiko rw'imihango rwaturegaga irudukuzaho kurubamba ku musaraba. Ngo kandi amaze kunyaga abatware n'abafite ubushobozi abahemura ku mugaragaro, abivuga hejuru kubw'umusaraba. Ni Yesu wenyine. Abo turi kumwe, haleluya. Ibihugu byose abifatisha intwaro yitwa urukundo, amenya amaraso ye. Mbega umwami mwiza we. Cyane cya kabiri, cya gatatu, niwe mwami w'amahoro wenyine mu ijuru no mu isi. Niwe mwami w'amahoro. Ndakwinginga ugaruke wumva ya kwinginga ugarure n'ibyifuzo. Niwe mwami w'amahoro wenyine mu ijuru no mu isi. Abandi bose ku isi, inzego zose zo ku isi z'abayobozi, Imana icyo yabashinze n'umutekano gusa, security. Tigeze baho umutekano n'umwihariko wa Yesu wenyine gusa mu ijuru no mu isi. Ni Yesu mwami w'amahoro wenyine. Abandi bose ku isi, inzego zose zo ku isi zahawe umutekano. Nicyo gituma dusenga, nicyo gituma dukora, nicyo gituma twubaka, bahawe umutekano. Ariko amahoro n'umwihariko wa Yesu wenyine. Abo turi kumwe, haleluya. We ore de shala gloire de prele gloire. We tikile shala de prele gloire. Like le gloire de prayer. Like le shala de prora. We tikile gloire de prele gloire. Like ke shawe de po. Tikile gloire de prayer. Shake gloire de prayer. Do it. We ne. Imana ishyiraho amatangazo Yesu azakuvuka. Yesaya igice cya 9 umurongo wa 5. Kandi duhora turirimba amagambo. Umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, data wa twese ihoraho, Imana ikomeye. Ariko umwami w'iki umunsi avuka, Imana kugira ngo yerekane Yesu ari we yohereza ingabo zo mu ijuru, abasirikare bo mu ijuru barya bazabakira president na fanfare bacuranga. Intumwa Luka docteur arabyandika. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 2 umurongo wa 13 karangiza wa 14. Bararirimba fanfare, abona ingabo zo mu ijuru ziririmba zihimbaza Imana, zivuga ngo icyubahiro kibe cy'Imana. Reka nongere barya barwanira icyubahiro, nta kiba hano, ntitigeze kimanuka. Icyubahiro ni icy'Imana gusa. Ariko mu isi icyatanzwe ngo amahoro abe mu isi, ariko muri babandi Imana yishimira. Abo turi kumwe, haleluya. Bahimbaza Imana bare amahoro, kuko uwaje ni umwami w'amahoro. Niwe wenyine. Cya kabiri, niwe boss uzuyatanga wenyine. Boss utanga amahoro. Nta ruganda rucura amahoro. Nongere kubwira iki ngiki, nta mafaranga atanga amahoro, nta cyubahiro gitanga amahoro. Basore n'abakobwa Mariana, nta mugore nta mugabo utanga amahoro, nta bana batanga amahoro, nta maetaje atanga amahoro, nta madiploma atanga amahoro. Utanga amahoro, bose utanga amahoro ni Yesu wenyine gusa. Abo turi kumwe, haleluya.
uko ni ukuri kuzima. Ubutumwa bw'isi uko bwanditswe na Yohana, arimo abona impfu bazapfa, bazicwa, batabwa mu miriro, bikizwa inkota, imibabaro yose bazahura nayo muri kwikanga ubusa. Biko muri kanga ubusa utuntu utuweze bikanga ubusa. Aziba Bartolomayo bazabagwa bagakurwaho impfu bakashyirwa ku misozi iminsi 3 badapfa. Petro wahawe ifunguzo azaba mbwacuritswe. Ba Yakobo bicishwe inkota bari bahanurwa ku minara hejuru. Bari mu kwikangike. Yesu asiga babwa ubutumwa bw'isi uko bwanditswe na Yohana cyagice cya 14. Ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Avuga hakurya ibiriyo. Ariko ngo ageze ku murongo wa 26 abwira ngo mbasigiye amahoro, amahoro yanjye ndayabahaye, niwe bose wanyuzu yatanga. Amahoro yanjye ndayabahaye, sintanga kuko abihisi batanga, mwe gutinya kandi imitima yanyu ntihagarare. Aho turi kumva haleluya. Ni Yesu wenyine niwe bose uje utanga amahoro. Ikigeretseho ni nawe mahoro, niwe mahoro. Abefeso 2:14 Paulo avuga ngo niwe mahoro yacu. Uzuyindura babiri batashoboraga kumvikana bakabasha kumvikana. Garuka ngo bwereke inshuti yanjye ibyifuzo ufite ku misozi n'ahandi, ubwire Yesu ngo niwe nkeneye. Kura amaso kuri ubwire Yesu ngo ni wowe nshaka, wimikwe mu buzima bwanjye, ni urema amahoro yayandukeneye. Ari umugabo uvuga butumwa nkunda William, numvise ariko yigisha avuga ingendo yagiye akora mu ivuga butumwa. Aravuga ngo ari Tanzania arimo yigisha umugabo w'umukungu ufite uruganda rw'isukari, ahemba abandi 3,000 mu kwezi, 3,000 mu kwezi. Buri munsi urwo ruganda rusohora tone 500 z'isukari, tone 500. William ari mabwiriza aramuhamagara ati tuje wanje yamubonye, amwinjiza mu rugo. Aravuga ngo urabona wabonye ubutunzi mfite ne, iyo bwije sinja sinzira, urebe ibyo mfite. Ariko ngeze mu rugo usiku ukifungana silale usingizi, afite ibyo ndagira bitotse. Ara hano yasuye muri Kenya, ministre amujyaniwe, yumvise yabwirije. Aravuga umwe mu ba ministre amujyaniwe amaze imyaka 8 ari ministre, amaze imyaka 30 muri politiki ya Kenya ari umukungu. Yaranshekeje ngo amunyujije mu gikone cye, amwe yambwa tuzi wanjye bace mu gikone, we yagiye mbere kurya bambura inkweto, we ngo arebe mu gikone intebe ziriho na za televiziyo, agira ngo yageze muri salo aricara. Uwone nawe yagiye ari muri salo yategereza umuntu kwaza, aragaruka asanga yicaye mu gikoni, arambwira ngo safari bado. Igikoni kiruta salo. Nkamwinjize muri salo aramubwira ngo mfite abakobwa 2, umwe mbora mufata buri munsi afite ibinini byo kwiyahura, afite ibinini byo bari muri ubwo butunzi, buri munsi mufatana ibinini byo kwiyahura, nta mahoro. Barako avuga handi yabwirije ngo avuge ko ari umuntu wavuye Kongo, mukungura hahita mbwa ati tugiye hano iwanjye William uje kudusengera. Ngo yinjire mu nzu yaranshekeje, yaravuze ngo reka ngutembereze ibyumba, yaravuze ngo ibitana nasanze ngo niba ari mu ijuru tuzabibonera. Yamutembereje aravuga ngo wahabonye undi ati ariko mu ijoro nge n'umugore n'abana ntawe uzubiraraho, twese turara muri saro, nta mutekano tugi. Naje kukubwira uyu munsi wumva aya magambo, kura ibitekerezo muri biriya byose wirukamo, kubwire ngo Yesu niwe mwami w'amahoro wenyine. Abo turi kumwe haleluya, wenyine. Wenyine we wenyine. Naje kandirimba kera, hari indirimbo zanze kumva, indirimbo 123 mu ndirimbo zo gushimisha, ivuga ngo Yesu niwe musambonyemo, amahoro nifuzaga, najyaga nyashaka sinyabone, ngasohoza umutima iteka, none ndi Yesu mbaza wenyine.
ntanirinde zina nemera, kuko ubugingo n'umunezero bibonerwa muri we. Orashara krode pele krore, oshakili krore de pre, oitiki, o yatiki. Ijana na 24 abago Yesu amba amahoro atarondoreka, andi na mu byago byose ko nzaba ndi kose nzaja mushima ndi nguwe neza ni neza ndatuje, nguwe neza ndatungana. Shuti uri hano, izo wirukamo reka ngubwe nukuri kw'Imana. Mukunda kuvuga ndahira, umugore ntazaguha amahoro, umugabo si uzaguha amahoro, ubutunzi ndi buzaguha amahoro, icyubahiro uharanira ntuzakibonamo amahoro. Kandi ndashima ko benshi bari hano hari abafite imirimo, amadiplome ntazaguha amahoro, igitanga amahoro n'ibyo ufite byose ukabibamo neza ni Yesu mu buzima bwawe. Haleluya! Yafite umwanya mu buzima n'ibindi arabijera. Ubana n'umugore wawe neza, ukabana n'umugabo wawe neza, ukabana n'abana bawe neza, ukabana n'icyubahiro cyawe neza, ukabana n'amafaranga yawe neza, yagira ngatane ukayabwira ngo Yesu niwe boss, agaceceka. Amahoro Yesu aha abantu be ndagira akagero, ntarondoreke. za 71 azahumuriza uyafite, byacika abandi bavuza induru, akabaza ngo niki ko muravuza induru yiki. Ari umugabo werutse kunezeza, nagiye kumusura yapfushije umwana bagize impanuka igasanze. Mvugira impanuka, papa we n'umwana we umuhungu bahita bapfa, nyina arakomereka cyane, ariko bo bavamo n'umugore we badapfuye. Muri ibi twita gupfa, je ndabita ngo no gutaha, njya kumusura sanga hari abantu babaye bukurira ibyo bavuga, kandi bambwiye ubuhamya ko papa wabo yaje yarasezeye ibintu byose arabikora. Imana yamubwiye ngo aje gusangira n'abana be bwa nyuma, aganire nabo, baganire ikiganiro cya nyuma. Uwo mugabo Imana aramubwiye ngo nakore parking aho ku gipango cye, hagiye gucuzwa umugeni habe ibirori, nakore parking. Ese parking umugore ati ko ndamafaranga dufite, nati ndashaka ijwi ryakomeje kumpata, akoresha parking agiye gukora ibirori. Twa muri mukubuzi ndurwo barapfuye. Ariko mara ngomba shike nsanga abantu bose barasa n'abanyagiwe, bambaye umwanya wo kwigisha ngira amahirwe. Ndavuga ndi mu bagabo bagira amahirwe n'uyu nguyu, sindamenye ibyo za parking niko Imana yamubwiye. Ti mu bagabo bagira amahirwe no Imana yabonye ko uyu mwana wawe ejo yobaye umupagani, yobaye muri babandi turi mukurizwa. Ababyeyi bavuga ngo iyo ntakubyara, Imana yo mwijirira mu cyuya ari umugeni. Papa wakoreye Imana zamutsara umukozi w'Imana, ni muri tashano ryaguye ahubwo n'umunyenga. Umugabo murayusuye umunezero, yaje kubimbwira ejo bundi umusibe ejo yansuye, arambwira ngo pastor nari nashobewe. Arabaje kunsura bose bakavuza induru, ndashaka icyo bariko bavugiriza induru. Imana yabimbwiye kandi guza ko mfite ubukwe mu rugo, ngakora parking, ari Imana yandeguje. Papa kazaje kudusezera ati n'umunsi nshingura papa mu muco w'Abanyarwanda nta nyama ziribwa. Arababwiye ngo Imana arambwiye ngo ni ibirori ndagura inyama, nimwanga kuzirya ndazirya, kuko ni ibirori Imana yanteguje, none ibintu byose ni byiza. Abaje kumusura bavuze induru, bavuga ngo nabuza bampumuriza, bariko baza kumva nije wabigisha, ngashaka icyo barusha abapagani kakibona. Reka nongere nkubwire iki igituma ayo mahoro yabona mu mutima mu bihe bimeze gute, nuko Yesu abari mu buzima bwawe. Abo turi kumwe, haleluya! Ni Yesu wenyine utangama, niwe boss utanga amahoro. Cyane cya gatatu, niwe mwami w'amahoro wenyine. Ingingo ya 4, gihamya cya 4, Yesu niwe mwami wenyine utagira umupaka w'igihugu. Nta mupaka w'igihugu, no mu rugo iwawe arakwinjirana, wagira ngo utere mugenzi wawe inkoko arakakubwira ngo sigaho. Mbega umwami mwiza we.
ntagira umupaka w'igihugu. Abandi bose bafite imipaka y'ibihugu, ariko bose wacu ntagira umupaka w'igihugu. Mu ijuru no mu isi ntagira umupaka. Umunsi azuka avugana n'abigishwa be, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Marko igice cya 16 murongo wa 15. Marko 16. Iyo ndiko muri abantu bandika bisaba imfasha cyane. Utananditse ariko ukafata muri telefone biranezeza, ko gufata mu mutwe mwese ndi mwafata, ariko iyo mbona ndiko mbwiriza abantu bakandika biranezeza. Arabwira ngo mugende mu bihugu byose, nta mupaka agira, mwigisha abari mwe bose ubutumwa. Ni Yesu wenyine utagira umupaka w'igihugu, bose wacu ntagira umupaka. Mugende mu bihugu byose mwigisha abari mwe bose ubutumwa bwiza. Naho bica abantu ko barakirira, bariko babica bagakiramo. Niwe boss utagira umupaka w'igihugu. Mu ijuru no mu isi ni boss, n'umwami. Tware bwose mu ijuru no mu isi. Matayo 28 wa murongo wa 19 n'ubundi no 20 avuga ngo mugende muhindura abantu bo mu mahanga yose isoro, nta mupaka, ntagira umupaka, ntawamukumira. Hindura abari mwe bose mu bihugu byose, muhindure abantu bo mu mahanga yose kuba bigishwa, mabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera, mubigisha kwitondera ibyo nabategetse byose. Dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka. Yesu ntagira umupaka w'igihugu, niwe wenyine. Ntagira umupaka w'igihugu, ntagira umupaka w'ubwoko, ntagira umupaka w'abitwa ngo n'amadini. No mu rugo rwawe muri njirana mbega bose mwiza we Yesu niwe wenyine. 287 mu ndirimbo zo gushimisha, 287 mu ndirimbo zo gushimisha. Aravuga ngo Yesu azaganza ibihugu byose iyo biva bikagera, ndetse n'isi yose izaba ubwami bwe, ari we mwami w'abami. Igitero cya gatatu kaba ngo twihute twamamaza ibye hose mu moko yose yo mu isi, indimi zose zizavuga ishimwe rye, zemeze yuko Yesu ari umwami. Niwe wenyine utagira umupaka w'igihugu. Byose nuja mu Bakongomani ariyo, nuja mu Baganda ariyo, Tanzania ariyo, ja mu Barundi ariyo, ja Amerika ariyo, Australia ariyo, aho uzajya ntagira umupaka w'igihugu. Yesu niwe mwami wenyine utagira umupaka. Ubutware n'ubushobozi biri mu biganza byiwe. Abo turi kumwe, haleluya, niwe wenyine. Mbega bose. Icya gatanu, ihame rya gatanu, niwe wenyine ugira umurwa mu ijuru, kapitale mu ijuru. Ni Yesu ugira kapitale mu ijuru wenyine. Umurwa ni Yesu ugira umurwa mu ijuru wenyine. Niwe mwami wenyine ugira umurwa mu ijuru, kapitale mu ijuru. Ni Yesu wenyine, nta wundi uyifite. Bakomeye bose ku isi twita ko bakomeye, kapitale zabo zose ziri mu isi mu bihugu byabo, ariko Yesu niwe wenyine ufite kapitale mu ijuru wenyine. Musoma Abefilipi cya gice duhora turirimba cya gatatu murongo wa 20 ukarangiza wa 21. Filipi 3:20-21. Naho twebweho iwacu ni mu ijuru, niyo dutegereje umukiza ko azava. Niwe mwami, ni bose, niwe mwami wacu Yesu Kristo, uzahindura iyi mibiri yacu yo gucishwa bugufi akayishushanya n'umubiri we w'ubwiza, kuko afite imbaraga zimubashisha. Niwe wenyine ufite izo mbaraga zimubashisha kwigandurira byose. Abo turi kumwe, haleluya, mumve cyane, haleluya. Abo turi kumwe, haleluya, niwe wenyine. Shema mwanditsi w'Abaheburayo avuga intwari zo kwizera, wagere ku gice cya 11 murongo wa 13 karangiza wa 16. Aravuga ngo abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ngo babiroraga biri kure bakabyishimira. Izindi biraze kavuga ngo bakabihobera, bakavuga yuko mwese ari abashyitsi n'abimukira. Wakubaka amayetaje nshuti, ni ukuri uri umushyitsi n'umwimukira. Uba ufite akazi karyoshye, umushyitsi n'umwimukira. Bakubwira icyo bakubwira cyo, umushyitsi n'umwimukira. Ejo bundi kwirimbi uzasiga byose bisigare bitwarwa n'abandi hariya ku mupaka. Nta nakimwe uzajyana, biriya byose biri turaza kwijana gushaka Yesu, nta nakimwe uzajyana, nta nakimwe.
iyo bakumbura iyo bavuye ngo barabonye uburyo bwo gusubirayo ngo ariko berekana ko bashaka gakondo irusha igihugu bavuyemo kuba cyiza ngo ariyo yo mu ijuru ngo bituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo kuko yabateguriye umujyi. Abo turi kumwe, haleluya, ni Yesu wenyine ufite kapitale mu ijuru. Iyo turi mu byumba by'amasengesho ndagiye gusura abantu kumva bashima akavuga ngo kwa turi ngo Kigali cyonyine ngo bifite icyo bivuze, nkabwira ndi n'abamayibobo bariyo indaya zirimo gereza ziriho zo gukubita ayo mabandi yose n'imva zirabagose hano n'amaksida. Icya kabiri, ntimuzarushe ubupagani kuba bafite ibyo bafite, kumbwira ngo icyo ni si igitanga. Ntabwo benshi ko barava mu mujyi bakaja gushaka ahandi ariko ni Yesu ufite umujyi wenyine utagira izo ngaruka zose. Aho turi kumwe, haleluya, kapitale yacu we. Umuririmbyi wa 81 muzagakiza aravuga ngo nkunda kumva amakuru y'umurwa uri kure ahatagara ibyago, kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe zawinjiramo. Haleluya, niko mvuza impundu. Haleluya, nzinjira mu murwa. Aravuga ngo haleluya, ndi hafi kujyayo, umunsi umwe zawinjiramo. Nta marira aba muri uwo murwa, nta miruho ibayo n'intambara, nta n'ibyago bishobora kujyayo, nta ntambara nta byago. Umunsi umwe bazawinjira. Haleluya, nuzuye ibyishimo. Haleluya, nzinjira mu murwa. Haleluya, ndi hafi kujyayo. Haleluya. Nyuza 47 igitero cyanyuma, noneho ntacyo baruntwaye kuko nzabibagirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kwabazwa biriya mwarimu wavuze ntibizabura kubaho n'ukuri kw'Imana. Amurimizi ntiyazabura intambara, ntabwo amahoro azahora keretse atemze urupfu byanga byakunda, ariko nitutunga Yesu tuzabicana mu munezero n'ibyishimo twemye. Haleluya, ndacuma baruntwaye kuko nzawibagirwa kwa Yesu. Nubwo ngifite kwabazwa mu isi, mu ijuru nta mubabaro n'urupfu. Abo twakoranye benshi baravutse. Imana izahanagura amarira, zavanaho imibaro yose. Ni Yesu wenyine ufite kapitale itagira imva, itagira gereza, itabamo impanuka, itabamo indwara, itabamo abapfakazi n'imfubyi, itabamo amarira. Azahanagura amarira yose ku maso y'abayaririye hano mu isi, ariko bahanga amaso mu ijuru. Abo turi kumwe, haleluya, ni Yesu wenyine ufite iyo kapitale. Wenyine akomara yanjye kutaba inshuti ya Yesu no kunyagwa zigahera kabisa. Byaba umujinga wa nyuma kabisa. Imika Yesu mu buzima no kwiyanga burundu wenyine. Yo kapitale ndayikumbuye. Uzi ndashima Imana, sindifuza imodoka y'umupagani n'ukuri kw'Imana, sindifuza inzu y'umupagani. Imana niyo mugabo, ni umupagani bamukomeye amashyi mumbabare mvuga turi twenyine. Nzamona n'ingurube yiteye ku ntebe gusa bariko bakomera amashyi, ariko iyo ari umukristo ngabona hari ibyo yabonye bisa n'ibizamutse bagashima. Nzavuga ngo uyu nguyu afiteho gatoya, nkumva umutima wanjye kavuga ngo Imana ishimwe ko yamuhaye biriya, ariko imuhe kumenya ko biriya atakwiye kuzubaka ubuzima, ahubwo ari kado Imana yamuhaye arebe mu ijuru. Abo turi kumwe, haleluya. Ufite kapitale iri inyuma y'ibi, hahise yakira inyuma y'ibicu. Ari ni Yesu wenyine mwamuyifite ku isi. Mfite abantu b'abavandimwe bagiye bajaye inkumva za Amerika, bwaca tugakora ikiriyo ngo yapfuye. Ariko bashima ngo yagiye hanze, Imana yashubije arapfuye. Ko biswa n'impanuka yapfuye, nzagwa mu Rwanda kandi
ariko bane n'imirimo y'uburetwa myinshi bakoreshwa akoma kutakunda u Rwanda umuntu akibwira ngo hanze yarwo niho hari ubuzima no kwibesha n'impamo y'Imana. Security nzo mvuye mu Rwanda nkarara handi sinza nsinzira nta mutekano nza muntu bayo ariko hano ndasinzira bye. Cyakabiri kamenya ko turi kumwe na bwose Yesu kumva ni sawa kawa yanjye ngoye kumva inguye neza kabisa. Ni Yesu wenyine ufite kapitale mu ijuru. Izindi zose kwisi zirimo imva, zirimo gereza, impanuka ziraho, abapfakazi n'imfubyi ko baravuza induru, abuganda usanga mu mihanda basabiriza bariyo, ariko mu ijuru muri mzavuze ngo nta n'imfubyi zihakubitirwa. Mwampere Yesu icyubahiro. Haleluya! Ni Yesu wenyine wazukanye ubutware bwose mu ijuru no mu isi. Ni wenyine ufite kapitale mu ijuru. Igihamya cya gatandatu, ni wowe wenyine ufite ubwami butazagira iherezo, butazashira, ubwami bwa burundu, ubwami bwa burundu, ubwami bwa burundu. Ako Yesu wenyine, ubwami bwa burundu ni Yesu wenyine. Zaburi 145, 145, Zaburi murongo wa 13, murongo wa 13, 145 Zaburi murongo wa 13. Aravuga ngo ubwami bwawe n'ubwiteka, ingoma yawe ntizashira. Ingoma ya Yesu ntizara. Ubwami bwe n'ubwiteka, ingoma ye izahoraho iteka ryose. Nusoma Luka igice cya mbere murongo wa 31 karangizo wa 33. Luka igice cya mbere 31 uza ku murongo wa 33. Marayika abwira Mariya yashobe bati bizagenda bite uwo mwana uzavuka. Aravuga ngo azima ngoma sekuru Yakobo, kandi azaba ku ngoma ya Dawidi iteka ryose, kandi ubwami bwe ntibuzagira iherezo. Falme wake hauna mwisho, takuwa hauna mwisho. Ubwami bwe buzahoraho iteka ryose. Ni Yesu we nyine. Uwo Yesu barokore bacu ba Kristo none aje kukubwira ngo mwimike muri wowe. Mukure mu mutwe kamu strong, mukure mu ndirimbo, mukure mu mateka. Satani agira Yesu mu mutwe, abadayimoni bazi Yesu mu mutwe, kandi barusha abantu kumenya Yesu bo baramuzi. N'abarozi baratuzi, baza bafite Yesu n'abatamugira barabazi. Yesu ageze kuri wa mugabo wari wuzuye abadayimoni mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Luka igice cya 5, region ibihumbi zuzuye mu rejo. Ngo akubite Yesu amaso bamugwa imbere avuga ngo mwana w'Imana, ngo witwikigiye cyacu kitaragera. Abafarisayo bamwita ngo ni mwene Mariya na Yosefu, ariko abadayimoni bamenya ko Yesu ari umwana w'Imana. Abiza amategeko ya Bibiliya bamwita umuntu, abadayimoni bamenya ko ari umwana w'Imana. Barabizi. Kura Yesu mu mutwe nka shitani, umwinjize mu mutima. Bakristo bacu beza we, bakristo bacu beza, mwimike Yesu mu mutima. Umuririmbyi w'umunani mu ndirimbo zo gushimisha, ndirimbo y'umunani zo gushimisha igitero cya 5, haravuga ngo none mu mutima wawe mwimike, reka nesha tsembe ibyo byaha byawe, yahawe ubutware ngo agutsindire wa mubisha wawe yahingutse. Imika Yesu mu buzima bwawe, imika Yesu mu buzima bwawe. Paulo yandikira Timoteyo kandi wari muri gereza yiteguye kwicwa, amukomeza cyagitse n'abasomeye. Arambwira ngo Timoteyo, iri jambo ni ryo kwizerwa. Abantu nibaza bizerwa bashobora kukubesha. Iri ni ryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe. Dufite abantu benshi turi mu kubatiza avuga ngo bapfanye na Yesu, tugahamba imibiri imitima itarigeze ibatizwa, tukabatiza imibiri imitima itabatijwe, akava yari atigeze apfa ari mubisi. Aravuga ngo ni jambo ryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe. Aravuga ngo nitwihangana, kandi arikavuga yiteguye gupfa kwicwa na Nero. Nitwihangana
bakristo beza we nitwihangana tuzimana nawe, nitwihanganira ubupfakazi, ubupfubyi, ubukene, intambara duhura nazo zijya zose zo mu ngo n'ahandi tukihangana, zo mu mirimo nitwihangana tuzimana nawe. Aravuga ngo ariko nitumwihakana nawe azatwihakana. Kumwihakana si kuvuga ngo hoya. Pawulo yaravuze mu rwandiko yandikiye Tito igice cya mbere murongo wa 16, aravuga ngo bavuga yuko bazi Imana bakayihakanisha ibyo bakora, ibyo bakora bikabanyomoza. Nitumwihakana nawe azatwihakana. Naje kukubaza ninde wimitse muri wowe? Aho ndi wimitse ibyaha? Hariya Pawulo yandikira Abaroma, ndashoje, abwira ngo tuzi ko Kristo yapfuye atagipfa, urupfu nta mbaraga rukimufiteho, ngo kandi yarapfuye rimwe kubera ibyaha, ubariho kubw'Imana. Aravuga ngo namwe abariko mwiyumvamo ko mwapfu, icyaha ni kiza ukibwire ngo narapfuye, ndi marehemu, ndi nyakwigendera kuri wowe. Ubusambanyi nibuze ubwire ngo narapfuye, ubujura nibuze ubwire ngo narapfuye, ikinyoma nikiza ukibwire ngo narapfuye, uburiganya nibuze ubwire ngo narapfuye, ubugambanyi nibuza ubwire ngo narapfuye. Kuri wowe narapfuye, umbare nk'uwapfuye, kurya utahagurutse umupfu ngo agire icyo akora. Aravuga ngo mwiyumvemo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho muri bazima muri Kristo. Ashimangira ngo noneho ntimukimike ibyaha mu mibiri yanyu zapfa. Baroko dufite abantu b'imitsi nzika, ahora mu rugo rwe yari imitsi nzika gusa, mukamubona se akamubwira ngo muri kumwe nzika. No mu mirimo y'Imana sanga umuntu yimitse ubusambanyi akabukoraho imirimo y'Imana, sanga umuntu yimitse amoko, ibi byabaye usanga ariyo yicaye mu buso kandi akabibana mu murimo w'Imana. Sanga abantu barimitse ubutunzi, nibwo yumva ko ari cyo gusashaka Imana ndaje yabona kanga n'urwara ngo yabaye busy, nta murimo w'Imana ajya. Barayimitse mitse ubutunzi, abandi bimika icyubahiro umukozeho ngo yaransuzuguye ugasanga yabyimbye, yabaye nk'irindazi batamba agasuzuguro, maze umuntu yahaguruka kwigisha ukagira ngo ari mu mwuka, abazimu bashye, agasuzuguro turakanze. Urakanze na Yesu baramusuzuguye, n'intumwa barazisuzugura, no kubica barabica, ariko ako gasuzuguro kabo yo kariko kabazamura, kariko kubajyana mu cyubahiro cy'iteka ryose. Abo turi kumwe, haleluya! Nimukimike ibyaha mu mibiri yanyu zapfa ngo mukore ibyirarikira. Ndashoje nkubaza ngo wimitse Kristo, niba ufite ubutware bw'urupfu ntiruka gutera ubwoba. Niba watsinze ibihugu byose akoresheje intwaro y'urukundo, niyo nyobye ngamushavuza ndareka kunkunda ndakwiriye, kandi kensubizaho Yesu ari cyane cyane no kwibuka urukundo rwe. Uzamusange aracyagukunda, aracyagukunda. Niwe mwami w'amahoro wenyine, kuri yashakira hanze ye ntaho uzayabona, uzakomeza kuyatakaza. Mwimike muri wowe, niwe mwami w'amahoro, niwe bwose w'amahoro, niwe utanga amahoro. Mwimike muri wowe, niwe wenyine utagira umupaka, azakingura amarembo y'imigisha utekereza naho utahatekereza, ntagira umupaka. Kuramupangira wafite ahagupangira. Mwimike niwe utagira umupaka, mwimike. Kigeretseho niwe wenyine ufite kapitale mu ijuru, izindi zose zizavaho, ariko twimitse ni ya burundu. Niwe mwami w'iteka ryose. Nyamuneka wakabyara we, mukure mu mutwe, mukure mu mateka, aryo uhora wivuga yakoze ibinganiki, umufite binganiki. Reka ngwirike ngiki, hari ibyo abantu benshi batinya gukora bibwira ngo ejo ntabaho umugayo, ariko mutima batarabyanze, agakiza kakwangisha ibyo wakundaga. Tubireka nk'imfura zose z'abisi, oya ubirekeshwa nuko bizinutswe bitewe n'urukundo ukunda Yesu, kuko wamwimitse muri wowe. Abo turi kumwe, haleluya! Niki wimitse muri wowe? Niki kiri muri wowe? Niwe mwamutegeka ubuzima bwawe, mu rugo rwawe ruriya ruhoramwe intambara zanze gushira. Niki wimitsemo? Niki wimitsemo? Yankoreye ibi nzamwereka. Wimitiki
riki wimitse muri wowe, naje kugutangariza fatanije n'umwuka wera. Yesu umwami yazukanye ubutware bwose mu ijuru no mu isi. N'ufite ubutware bwose mwimike muri wowe, uzamenya ko ari umwami mwiza. Ubuzima bwawe buzagira impinduka, abantu bazabona Yesu muri wowe, bazumva Yesu muri wowe, bazakora kuri Yesu muri wowe. Atari bya bindi tuvuga ngo mwumve ibyo mvuga, ngo nimukarebe ibyo nkora. Oya, siko Yesu yavuze. Babone Yesu muri twe, tuba umucyo, babone Yesu, tuba inzandiko, basome Yesu. Niba dukoraho bakore kuri Yesu, niba twakira bakira Yesu. Umwimike mu buzima bwawe, mubwire uti ni wowe nkeneye. Iri niyo sengesho mfite muri iyi minsi, nimera y'Imana, nimukubwira Yesu ngo ni wowe nkeneye, ijambo ribe wowe, cyo ntekereza numve ko ari wowe, migambi numve ko ari wowe, viziyo yanjye numve ari wowe, numve ubuzima bwanjye ko ari wowe, aho nicara numve ko ari wowe, mpagarara numve ko ari wowe, gahunda yanjye numve ko ari yawe. Shobora kuba nka Paulo ngo sijye ukiriho ni Kristo uriho muri njye. Icyo ni icyifuzo, kubwira Yesu ngo ushoboze gukora imirimo myinshi kandi myiza mu minota asigaranye, imirimo myinshi kandi myiza. Kuko hari imirimo abantu dukora rimwe na rimwe usanga harimo amatiku, harimo inzangano, usanga ko turakora imirimo myinshi mibi y'agahato, nutabikora ukabikora ikaba mibi. Ariko ndabingize mugaruke icyo uzakora cyose uzureba ari Yesu ugiye kugikorera. Muhe umwanya mu buzima, abandi bizabasharirira bizakuryohera, kandi Yesu naba muri wowe. Reka nsindagirike, bizaramarira bizahinduka ibitwenge, bizari imiborogo bizahinduka impundu, bizari umwijima bizahinduka umucyo, bizari intambara bizahinduka amahoro, bizari imiraba bizatuza, byari ibyago bizahinduka imigisha, byari ibibazo bizahinduka igisubizo. Yesu niwe ufite urufunguzo rw'imigisha yose. Mwimike muri wowe. Ndizera ndashidikanya ko aya magambo yajara yawe wowe wayumvise. Haguruka dufatanye gusenga Imana. Ubwire Yesu ngo ni wowe nshaka, ibindi byifuzo tuza umubwire ngo ni wowe nshaka. Maze iminsi niruka ku bintu, umubwire ngo ni wowe nshaka, ni wowe nkeneye. Nibuke ko Yesu yiyamye rya teraniro ryari rimukurikiye, Matayo 6:31 kurangiza umurongo wa 33. Avuga ngo ntimukiganyire ngo muzarya iki, muzanywe, mubikuremo mu masengesho, mu byifuzo. Ibyo arabanga ibyo ni iby'abapagani. Abapagani niba biraza kwijoro ibyo. Aravuga ariko mwebweho so mwijoro azi ko mubikeneye. Umwana wa Perezida Kagame ntararazwa kwijoro no kwibaza icyarya n'icyanywa n'aharyama, kuko Perezida niwe bose w'igihugu. Niko Imana ishaka. Ntimukiganyire ngo muzarya iki, muzanywe iki, muzambara. Avanga ibyo ni iby'abapagani. Ngo ariko mwebweho so azi ko mubikeneye byose. Atavuga ngo mubanze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka. Bisobanurwa ngo mubanze mushakire Yesu umwanya nk'umwami, yicaremo gukiranuka, ibindi byose ni inyongera. Mwe Yesu ko umwuka wera abaganirije, nuva hano wakabyarawe, ufata urugamba, ufata ingamba, upfuka mubwire Yesu ngo ni wowe nkeneye, ni wowe nshaka. Gukure mu mateka, uhinduka ubuzima, umbona kubone, unyumva kumve, gukora gukoreho, unyakira kwakire wowe, nundunga gatoka bagatunze wowe, ijuru ribyemeze ko ariko biri. Ibindi uzabimuharire azabikora. Uwiteka Mana yacu, rada shala grora de grora, laide shekele brile grora de prayer. Oye de que lado, oye shekele grora de brile, totekele brai, oye shekele groi. Oye tiki, totaile bandro lo groi, ta shekele groi. Abana bawe, n'enkora mutima zawe, bumvise ijambo ryawe, bafata ingamba zo guhaguruka ngo bakwinginge, bagukure mu mitekerereze, bakwinjize mu buzima, bagukure mu bwenge, bagukure mu mutwe,
bahagurutse bakeneye ko wimikwa mu buzima bwabo. Mwuka wera bibakorere, Mwuka wera bibakorere, Mwuka wera kwimike mu buzima bwabo. Impinduka zikwiriye zibe mu buzima bwabo, mu miryango yabo, mu nshingano zabo, no mu mirimo yose bakora, ibasha guteza imbere igihugu n'imiryango, kandi itorero ryawe rigahabwa icyubahiro. Mwuka wera yuzura ubuzima bwabo, amateka yabahinduka uhereye uyu munsi. Bakwimike, aho bicara bumve ko ari wowe uhicaye, aho bahagarara bumve ko ari wowe uhagaze, icyo bavuga bumve ko ari wowe ukivuze, aho bagenda bumve ko ari wowe uhagenda. Oh, imigambi yabo ibe wowe, ibitekerezo byabo bibe wowe, irari ry'imitima yabo ribe ryo guhazwa nawe. Weshe icyubahiro mu buzima bwabo, mu miryango yabo, mu nshingano zabo, naho bagenda hose. Abantu bakubone muri bo, abantu bagukunde muri bo, abantu bagukenere bitewe nabo, abantu baharanire gushaka ubwami bwawe bitewe n'ubuzima bwiza bababonyemo. Imiryango yabo ibicitegererezo cyiza, igaragare ko yakwimitse ari we mwami wa mahoro, aho abandi ko bicika. Mugisha ukomeze kubana nabo, kandi mwami aya magambo yavugiwe aha, hindura amateka, uzura ubuzima bwabo n'ukuri, bye kuba kamenyero tugumamo, bye kuba kamenyero, ubuzima bwabo buguheshe icyubahiro, kandi ibyo bazakora byose bizarange ko Yesu uri umwami mu buzima bwabo. Tugushimiye umwanya mwiza waduhaye, tugushimiye amagambo duhaye, tugushimiye imitima yakiriye, ubashoboza kuyashyira mu bikorwa, kugira ngo igihe kizaza tuzahagarara imbere yawe twimane nawe muri bwa bwami bw'iteka waduteguriye. Urakoze kumva gusenga kwacu, kandi ugiye gushyira mu bikorwa birenze ibyo dusabye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Amashyi menshi n'impundu kwa Yesu, amashyi menshi n'impundu kwa Yesu. Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, Imana ibaho umugisha, kandi amahoro ya Kristo yuzure ubuzima bwanyu. Amen. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Yesu ashimwe. Haleluya. Reka tumusabire umugisha pastor kubw'ijambo ry'Imana tugejejeho. Imana imuha umugisha, duhaye umutsima ubyibushye ubugingo bwacu. Imana ihabwe icyubahiro. Turimo tugana ku musozo, reka turarike umushumba wa paruwase kugira ngo aza dusabire umugisha, hanyuma dusubire ku macumbi.